Mwongeye kwirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment nkuko bisanzwe nangira mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Igitumye nza hano muri aka kanya rero nta kindi ni ibyishimo byandenze. Ibyo byishimo nabinire kubiterwa n'indirimbo igiye gusohoka. Iyo ndirimbo nta yindi ni indirimbo y'abakobwa twakunze turi benshi, abakobwa twari dukumbuye turi benshi, abakobwa baturirimbira bikanyura amatwi yacu, abakobwa baturirimbira tukumva tutata, abakobwa baturirimbira tukumva bagumya bakaririmba, binashoboka ko habaho indirimbo y'ibihe byose, ya ndirimbo nyine itarangira. Mu bundi bisanzwe murabizi ko akenshi indirimbo ifite iminota 3, iminota 4, iminota 2 n'amasegonda, nyine bishoboka ko habaho indirimbo byibuze y'amasaha 2-3 wakifuza ko iyo ndirimbo yabo. Abakobwa mvuga nabandi ni Dorcas ndetse na Vestina. N'abakobwa bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda bitewe n'uburyo bitwaramo, bitewe n'uburyo bafite impano ishininga, impano igaragarira buri umwe, impano ikunzwe kandi ikundwa na buri umwe, impano iryohera buri muntu wese ufite amatwi yumva umuziki, buri muntu wese uryoherwa n'umuziki nyarwanda. Kandi nanone igitunguranye kinashimishije ni uko ari abakobwa baririmba indirimbo za gospel, kandi gospel yabo igakundwa n'abantu basanzwe bumva indirimbo zisanzwe nyine zino zo kuryoshya zo hanze zo mu buzima busanzwe, ikongera ikanakundwa n'abantu bakunda indirimbo za gospel. Urumva ko n'abantu bafashe ibice byose. Ubundi ako gahigo na wundi muntu wari warakesheje uretse bita Israel Mbonyi, ariko n'aba bakobwa nabo baje nabo bahita babigeraho. Gusa none bo si icyo gusa bakoze, ahubwo bahise banakora n'ikindi kintu cy'akarusho cyo kuba ari bo bakobwa ba mbere mu Rwanda basohoye indirimbo ya mbere ikabagira views zirenga miliyoni. Iyo ndirimbo nta yindi ni indirimbo bita Nahawe Ijambo, ndakeka benshi muyizi. Ushatse wajya no kuri YouTube channel yabo ukayireba, imaje kugira views zigera kuri 2,500,000 mu gihe ndakeka n'igihe kitarenze umwaka, gishobora n'igihe kitarenze umwaka cyangwa se umwaka n'amezi makeya. Urumva ko ni ibintu bitunguranye, nyine ni ibintu bidasanzwe kuba umuntu yaza ari mushya muri kariyeri. Ntago basanzwe ari bashya mu bintu bya music, ahubwo bari basanzwe baririmba icyo navuga gukora cover, bari basanzwe bakora amakava y'indirimbo. Gusa nyine sinzi uburyo byaje kugendamo umusaza Emeline aza kubabonamo impano idasanzwe, biza kurangira yiyemeje kuba yabafasha akabashyira muri MIE Entertainment bakakorana. Kuri ubu bakaba bari gukorana neza nk'uko namwe mubibona muri aka kanya, kandi bakaba batuzana icyo nakita umuzigo urenze iyindi, kuko abantu nk'aba batangiye kuba aba legend. Baze kuba umu legend ufite imyaka ingana kuri iyi, kuko n'ubundi baba aba legend already, baba aba legend kuko nibo bakobwa mu mateka y'u Rwanda bakoze indirimbo ya mbere ikabagira views zigera kuri miliyoni, aribwo bwa mbere bakoze indirimbo, basohoye indirimbo yabo yitwa iya mbere. Urumva batangiye kuba aba legend. None muri aka kanya rero ikitumye ndi hano no kwera indirimbo yitwa Papa, indirimbo igiye gusohoka y'aba bahanzikazi Dorcas ndetse na Vestina, indirimbo yitezwe n'abantu benshi, indirimbo yatangiye gukundwa n'abantu benshi cyane itaranasohoka, bitewe nuko bari bakumbuye, bari bamaze igihe kinini. Sinzi nimba nakiti kinini, ariko ni urebye ni nkaho ni igihe gito, ariko kitari gito cyane mu by'ukuri. Ariko umuhanzi ukunda uba wifuza kuba wamwumva uko bwije nuko bukeye. Niyo mpamvu uvuga ati bari bamaze igihe kinini. Ariyo mpamvu nanjye muri aka kanya mfite amatsiko iyo ndirimbo igiye kuza bita Papa, uburyo izabimeze. Nanjye ndi kumva kabisa gutegereza, narambiye gutegereza, ni kumva ahubwo umusaza Emeline yarekura umuzigo, dore ko ari nawe bishinzwe tukaryoherwa. Guys, nta kintu navuga rero kirenze uretse kuba nakwifuriza wowe udukurikiranye muri aka kanya kuba wazaryoherwa n'iyi ndirimbo, ikaba yazanyura amatwi yawe. Kandi nk'uko bisanzwe muramwibutsa gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment, kuko subscribe yawe ni ingenzi kandi ikaba n'inkunga ikomeye. Kandi muramwibutsa ko waryama ugira ngo birote, wagerageza kubigira intego ikomeye mu buzima bwawe. Reka mwibutse ko nta na rimwe uzigera ubona YouTube channel iguha amakuru meza kandi ikagwera ku gihe atari YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5, ni byiza byinshi tuzagenda tubagezaho uko bwije n'uko bukeye.